Dani wangurije amafaranga 1000. Byiki? Urugo bari kunyirukana kandi nabuzana. Ntabwo njya nguriza abakobwa. Basi mbabari nguriza. Nzaza kukuraza iminsi 2 yose nguhibe. Ikibazo se nicyo? Ni kihe se? Ikibazo ni ukugwa amafaranga yanjye nkaho ngira ngo gutakaza n'imbaraga zanjye. Wabasha kwitandukanya gute n'umusazi? Hey, y'all come look at this. Reka buriya abasazi ubundi umusazi ni umuntu witwa Korodina Diane Korode na Eric nibo bantu baba ari abasazi. Shitani yirukanwa mu ijuru yaguye mu Rwanda. Imana yirirwa mu mahanga igatayirwa ati mpamvu ituma duhora turi abakene. Wareba umunyarwanda n'umurundi ukabona mwese musa kubera ko shitani yirirwa mu Rwanda. Imana yaje kureba haduye nubwo ndi umwere nk'amabya padiri mfite abana 16. Kubisa kuri ka ndindi umugore arataka mazazana mazindi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Acha mukazi cyangwa aragwadi biroba mu maganga ndinyoko biroba bahamagara ndinyoko Ya kuri moto. Rimwe kabiri gatatu. ese yarari marwana N'abantu batamubusambanya ariko yino rabamba yo irakabije pe. Ahangazi bazihari nyishiko bisa kose ibiciro byananandutse. Umungu ni sense bakagusagura ifeke. Nukumanuka Kizimbabwe. Sida ni umwaka. Ni ingwara y'urukundo. Nasi ubundi ko maze imyaka 10 nkorera ko ntayigwaye nawe usambana umunsi umwe akayigwara. Sida kuyandura ntago sida nkuko wagenda mu modoka imodoka ikakugonga. Gukira. abakandura sida kwa sida bari nk'umwaka Ngo iki? Kuba imyaka tumaze mu busambanyi tutarayandura ntago sida tuyobewe kwitaba sida iriho ariko kwandura sida n'umwaka. Kandi turyamana n'abantu benshi banduye. Kandi tugakoreraho. Koko meya w'umujyi yitwa Ndayisaba Philibert umujane mukubita 2 bye yigende. Oya yahiye umuyobozi w'umujyi wa Kigali bamwita Paul Kagame. Kanyombye niba ngize amahirwe tukaganira turishura ikiganiro ntago ushobora kuvanga na kubajije nk'urubyiruko urabona rukeneye iki kugira ngo muri iminsi ya none urubyiruko ruri ku murongo Kugabanya ibiyobyabwenge. niwe mbajije Ningi. Uranzi. Baranyumvise cyangwa film. Oya ntago nakumvise. What do you say about those guys that were hurt about my hair? Go. What do you say about those guys? Uri gushaka ka? Nkuko amazina savuga ngo ngene yakamwana ngo turi imanga. Wajya koko wajya ngo amasangi naye arakora. Ingo zacu uzagasya bankoreye mu gitondo. Twamenyenyeho amazi turarwana. No yagende. Yashyuje amazi mu gitondo. Mwitoro nyuma rwana. Wabyiwe ariko reka nkubwire uko. ni kuburiri None se wowe umuntu mugiye kubana nguri kumwima nguri kwibombarira wamuhaye akumva impamvu rano bano bagore babarusha n'ubwenge impamvu akubwira ngo buretse ngo tuzaye tubanye arabizi ko ntacyo ashoboye azakubokinga none wisange nta gusubira inyuma guhaye ariko nago ugasanga performance yuri hasi uzabigifite choice wigenda. None se wazamenya gute uwanyawe kandi igihe ki ejo wahuye na runaka ejo bundi wahuye na runaka na runaka sabe abagabo muzi ubwenge wazagera ute hari umwana muhura akakubana isereri Juno yari yatunga miliyoni 50 ziki se za views. Umugore munini usobanutse vraiment ufite n'akasura
my lord kagasura ngakesha imana nagiraga amabinga atendera ariko urabona ko Yesu niba ari princesse yazanye amategeko y'Imana ni 10 iri kugora kubariza niri I'm just asking, like, it's a friendly talk, like, you know, chishuti man. I mean, yo, tell me, like, yo, this is easy. Ase mwana nyine actually idira tegeko rivuga ngo mani ngo nyine ngo nukifuza umuntu wundi kuryubahiriza birangora. Yeah. Mani birangora kuryubahiriza boro. Gute se? Biramvura cyane. Byari igihe mbona nyine nk'umujizi nyine like uyimereye neza ufite ukuntu ari loki nkatavuga ati ngo kabisa twaciringa. Yigo. Nikubaho kangahe? Uyafatamo yagwamo. Bimbaho kenshi kuko ngiye nkunda igitsina gabo mani. None se nzaba umutinganyi nibibaho. Wikundira? Nkunda ngiye abagabo. Ese ko Imana yabaremye ngo mbakunde. Bikisobanura. Imana yarabaremye ngo mbakunde. I love you. Cyane. Yego. A few moments later. Niyo ufite. Wize kugira mu kangahe? Kugira senior 5. Senior 5. Wigaga iki? Nize BCG. BCG wani iki ni biology? Physique. Geography. Geography. Okay, u Rwanda ruzo nturere tungahe? Turere ganangaya 130. Uturere 130. Ijana gukura muri mwe kangahe? Ijana gukura muri mwe 90. Ijana gukura muri mwe wowe ntabwo cyakunanira 99. Nibyo? Ijana gukura muri mwe 99. Nurabyemeye? Nabyemeye. Okay, uragisubiza amasegonda 5. 17 gukuramo 4 ni kangahe? 17 gukura. Oya, wisubize. Uyu muri gisubizo wisura mu byo mbajije. Sibyo? 19 gukuramo 5 ni kangahe? 19 yewe amasegonda yarenze. Yewe Mukanoheri. Abuteka tubashingira. Uba nabe barenze. Tubashingirane. Byasongene guhita nekereza ntago nahita asubiza ako kanya nyine. None nawe kukubaza ni bya gaherukaga mu ishuri. Ijambo uruhererekane harimo ibihekane bingahe? Uruhererekane harimo ibihekane 3. Iki ni iki? Simenye ko ari bwo bwa nyuma. Simenye ko ari bwo bwa nyuma. Nzaba ndora n'umwene rugagaza. Muteke nanjye nzaba. None se? Amazina yawe urayazi? Ndayazi, se urumva bakibagirwa amazina yawe? Okay, Kayonza ni bihekane bingahe? Gihekane kimwe. Iki? Naza. Kitwa ngukize. Wishuka yanje n'igitenge mba. Uri mu kangahe? Nagarukiye senior 6. Uvuze ngo? Nagarukiye senior 6. Akayuko udutandukanyiriza ijambo poor n'ijambo rich. Aya magambo atandukaniye kuki? Poor nzi kari umubyeyi w'umugabo. My lord. I wonder. Hello. Rich nzi kari umubyeyi w'umugore.
aravuze ngo Rich nzi ko ari umubyeyi w'umugore. Mu muco nyarwanda sibyo nta mukobwa widekaraye sibyo nta mukobwa widekaraye nta mukobwa wavuze ko ashaka nta mukobwa wavuze ko ashaka nta mukobwa wabivuze ngo ndashaka akareka niba dukundana ntabwo nge nzategereza yuko uza kunsaba never wapi umukobwa wa mukobwa ni umukunzi wawe urabizi ko mukundana urabizi ko gukunda nese kuki utegereza ko ari we ugusaba nese we nta mubiri ugira ntabwo ujya ubishaka nese iyo ubishatse we kuki utavuga nawe iyo abishatse aravuga we kuki utavuga ntugapfane nabyo vuga say it babivuga it's your love yeah dukundana sana la baba nese ko numva ntabwo njye mvuga sheri ndakora nanjye kubeshya ibikorwa biruta amagambo aha nuzajya ubona umugore afite umukozi uri favorite mumesera amakariso basasira icyuma ujya umurongo uri umugabo washobora yabashotse oya ngo ni umugore uwo mwana ashaka ko ari kwishakira kubera yuko akora utwo tuntu se ari kudukora kubw'amabura kindi rero ayo mabura kindi ya muhe faveri we muhe faveri we muhe faveri ntabwo kijya bakugisha abagore ko hari byo bakwiye kwikorera nese barabiyemewe ubu ariko rero reka bajye bana baroga kibyuke kivuge ngo nabo babere nyigira bana bana baba bafite ishaza baba baravuye mu cyaro ubwo buzima bubaye baba bukeneye umugabo wawe boxaze zimiswa n'umukozi ariko se cyangwa akazimesera zitamejwe n'umukozi akazimesera nagera kuze mbona mama ataha bwije akabesti isoko rituze umugabo we akazanika kubyuka mu gitondo akazitera ipasi agasiga azizinze ahambirwa nokora iki kuri WhatsApp ashwita ndaguhamagara tishuda yewe nakubwiye ngo mwana nshaka kutabona ayo mafaranga yo kugura ibyo bintu byose wambwiraga ariko ntabwo nagura bitatu by'amakariso ya cagu